turabashuje inshuti bavandimwe mwebwe mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, komeze kugira ibihe byiza. Mwebwe mudukurikira muri hanze y'inkiko z'u Rwanda, mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, reka twongere tubahe ikaze. Turi kumwe na Winnie, ni wa mutumirwa wacu tubana umunsi ku wundi, ukunda kutugezaho ibiganiro byiza byubaka sosiyete nyarwanda, ndetse n'abandi bashobora kudukurikira bumva ikinyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Nabo ndizera ko hari byinshi bakomeje kugenda bunguka. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye n'ubukwe. Ese ubukwe bwo hambere n'ubw'iki gihe burahurira hehe, butandukanira he? Ni ibintu byinshi turi buze kugenda tugarukaho, twibaza byinshi dukomeje kugenda tubona umunsi ku wundi. Reka twakire Winnie nk'uko mumaze kumenyera. Winnie, ubu ngubu ubukwe bw'iki gihe n'ubukwe bwa kera urabutandukanya gute, urabuhuza gute? Urabutandukanya kubera ko ubukwe bwa kera abantu ba kera bakoreshaga ibibegereye. Ikindi ubukwe bwabaga ari ubw'ababyeyi, umunsi bwabaye ubw'abana. Nkaba numva rero noneho n'ibyagendaga ku bukwe bwa kera wasangaga ari iby'abantu, inshuti, imiryango, ariko usanga abantu uyu munsi ubukwe busa naho bwahariwe abana. Ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abana baramenyana yego, ariko hari n'igihe buba wowe umubyeyi utazi n'umukwe wawe cyane. Kera basabaga imiryango, ariko uyu munsi usanga abana aribo baziranye bakihuza bakabamenyesha. None se tugendere kuri kimwe cya kera, ngo kera ni mwebwe mwajyaga kurambagiriza abana, kera ni mwebwe mwahitiraga mwashimiraga umuntu. Tugendere kuri uwo muco wa kera, tuvuge ngo kuri iki gihe umwana wawe bazarambagiza wowe. Kera ngo barambagizaga umubyeyi w'umwana, cyangwa tuvuge ngo umwana wawe uzamurambagiriza, cyangwa iwabo w'umuhungu barambagirize umuhungu wabo. Oya, iby'uyu munsi ubona yuko nyine bakwiye kumenyana ku giti cyabo, ariko muri icyo gihe barambagizanya, bakagira n'igihe natwe ababyeyi tukabamenya, cyangwa abakuru bakabamenya, bakabasha kumenyana birambuye. Yewe imiryango yombi ikamenya yuko umubyeyi runaka ari ba mwana wa kanaka. Ariko uyu munsi mujya gushyingirana mutarahura, mugahura muri bwa bukwe bw'abana. Icyo ba mwana bafashanya ni iki mu bukwe bw'abana? Kuko umwana ava mu rugo ajya mu rundi, niyo mpamvu habaho mabukwe akabukwe. Ni ukuvuga ngo uvuye kuri mama wawe w'amaraso cyangwa papa wawe w'amaraso wakubyaye, ariko ukajya kuri mama w'ubukwe mama wahawe nuko wakoze ubwo bukwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ujye umenya, nkanjye umubyeyi ntaramenya uwo mpaye umwana wanjye, uwo nzajya kurebaho umwana wanjye ukazana we yabyaye, twahura tuyoberanye. Ushaka kumenya nk'iki? Nk'umubyeyi wasimbuye umfatiye umwana urimo underera abana uyu munsi. Utuye Nyagatare, undi atuye wenda Rusumo, abana baba i Kigali. Abo bantu se n'ubundi umwana wawe azaba atuye i Kigali, ntabwo azajya gutura Nyagatare na za Rusumo. Ubwo se uramushaka ba mwana bawe kugira ngo umubyeyi si uzatunga urwo rugo? Nubwo adatuye i Kigali hafi y'abana, ariko twese tugomba kumenyaho amakuru, tukamenya uko bameze, uko bamerewe, imibanire yabo, kuko twabanje gushaka mbere yabo, tukagira n'inama tubaha. Kabone niyo yaba atuye Nyamagabe nkatura Nyagatare, ariko inama ntabwo zananirwa kumugeraho ngo nuko turi i Kigali. Ko hari ababyeyi naguciye mu ijambo, hanze havuga ko ari bo ba nyirabayazana bo gusenyuka kw'ingo rimwe na rimwe. Abo ni ababyeyi bawe, ntabwo baba bahaye agaciro bwa bukwe bwabaye, kuko ubukwe bwabaye nibwo bwakabaye bunga imiryango, buhuza imiryango. Ntabwo bwakabaye butuma umukazana niba aje umubangamire, kandi umukazana wawe ari umwana wawe, n'umwana wawe umubyeyi wundi aba yaguhaye, ntabwo uba ukwiye kumubangamira, kandi uba ukwiye kumusenyera urugo kubera ko ari uri nyina w'umuhungu. Umwana nawe afite aho avuka, aba afite ababyeyi. Gusa ntabwo bikwiriye ko ababyeyi
basenyera abana babo. Ahubwo birakwiriye kubabubakira. Kera wavugaga ati bifashishaga ibyo bafite kandi ubukwe bugataha. Ubu ngubu turabona rimwe na rimwe umuntu ajya gusaba credit kugira ngo akunda gukora ubukwe. Urabivuga wiki? Ntabwo bishima gufata credit kugira ngo ukunde gukora ubukwe. Mpamya yuko ibyo bishobora kuba bitewe n'ababyeyi, wenda uwo muhungu watse credit cyangwa wenda yanayifatanyije n'umukobwa ntawamenya, baciye wenda inkwano iri hejuru, cyangwa wenda bifuza nabo ubwabo ibintu by'igitangaza bakopeye ku Bashinwa runaka, bakopeye ku Baturukiya. Ntabwo bikwiriye ko bakoresha ubushobozi badafite byatuma abana bakatereka. Bakwiriye gukoresha ibyo bafite. Niba ari miliyoni imwe bafite, bagatumira abantu bahuye n'ibihumbi 200 bazakoresha, kuko ntabwo ubukwe burangiriraho. Baba bagiye gukomeza urugo, baba bagiye kuzamo abana, baba bagiye kuzamo kubyara, kwishyura amashuri, kandi byose bitegurwa mbere y'uko abo bana bavuka, cyangwa wenda banashatse bakodesha, ejo bakeneye kuzubaka inzu yabo. Ni ukuvuga ngo rero bakwiye kujya baba ubushobozi, bakareba kwifasa mu bintu cyangwa kwifuza ibyo badafite ubushobozi. Abo ni abana. Ntekereza ko nta n'umwana ukura cyane ngo avuge ngo sinyikene inama z'ababyeyi. Ese umwana wenda ashobora gufata credit cyangwa bakabifatanya izo credit babyumvikanyeho, cyangwa n'umusore akirarira, nabyo byashoboka, agafata iyo credit kugira ngo akunde yemeze. Ese ababyeyi bo ntibabaye gito, bo bajya inama ki n'abana babo? Ubukwe bwabaye bw'abana cyangwa baba bafatanyije n'ababyeyi? Hari igihe usanga uruhande rumwe, uruhande urukunda kugorana n'uruhande rw'umukobwa, usanga inkwano bayizamura, ko wenda bituruka ku miryango bagiye kwakira, cyangwa nabo bakavuga bati azaseba, ariko simpamye ko ibintu byose ugomba gushingira kuri ya nkwano ya wa mukwe w'abazaza. Byakabaye bishingira ubushobozi bafite bo ubwabo, bakareba ko bashoboye kwakira ba bantu, bakorohereza umutwe wabo, bakabakorera ubushobozi bafite. Ariko ubushobozi bwiza ngemba numva umuco w'u Rwanda cyangwa w'Abanyarwanda bakagarutse ku bakaba bagaruka ku umukobwa, uko byaje kose agomba gukobwa ko ni umukobwa, niyo mpamvu ari umukobwa. Noneho bakagaruka no ku muco kongera bagakoresha inka nk'uko uko mbere bakoreshaga inka. Umuntu akavuga ati igihe kimwe kizabana inkwano, ikaba ari inka. Inka zisigaye zihenze, zihenze kurusha amafaranga bazana miliyoni zingahe. Reka turebe icyo kintu. Bavuze ngo iwabo w'umukobwa rimwe na rimwe baravuga ati umwana wacu twaramureze, umwana wacu twamwishyuriye amashuri, ati mugomba nyine kuduha amafaranga. Hanyuma se baramureze, umuhungu aba yarorowe, ntabwo aba ari umwana wo mu bundi. Ndabizi se. Bose ni abana. Bose bararezwe, bishyuriwe amashuri. Uwo muhungu si umuntu bahuriye mu muhanda atize, nawe yarize, yararezwe. Wenda banamenyaniye muri ayo mashuri. Nawe afite ababyeyi bamureze, bamutayeho umwanya muto atari kuwawe. Ntabwo ukwiye kugondoza umuryango ugiye gushakira umwana wawe. Ukwiye imiryango ikwiye kumvikana ku nkwano, aho kugira ngo abana bo bumvikane inkwano. Imiryango ikwiye kumvikana ku nkwano, noneho bo bakavuga ibyo bemeje, bagakorera hamwe, bagashingira abana babo bakavuga. Ubwo ubukwe wowe uko ubwumva, wumva abantu bitewe n'ubushobozi bafite bagakwiye gukora ubukwe bungana bitewe n'ubushobozi bafite. Yewe si n'ubwo bafite bashobora no gukora buri munsi y'ubushobozi bwabo, kuko ubuzima bwaba bagiye kubamo ari ubuzima bagomba no kwirebamo. Nta n'umuntu uzagutwerera ngo wishyure school fees z'umwana, nta muntu uzagutwerera ngo wishyure inzu, icyo gihe uzirebaho. None se numara kuyanyanyagiza mu bantu bakaba bagacaho, basigara hehe nyuma y'uko? Mvuze murazana ubusambo se? Ntabwo ari ubusambo, ahubwo ni ukureba ahazaza h'abakwe bacu n'abakazana babo. None ubwo bukwe wagarutse ku kintu cyo gutumira, reka tukigarukeho. Hari igihe iyo turebye mu bihugu by'amahanga
n'ubukwe bw'abantu 10 burashoboka. Twarabibonye muri covid, ubukwe bw'abantu 30 bwarashobotse. Ese umuco wacu ntiwasanga rimwe na rimwe udukururira muri uko guhenda k'ubukwe, ko gutumira abantu benshi, twumva ko tugomba gutumira abo twiganye muri primaire, muri secondaire no muri kaminuza, abo dukorana urumva urwo n'uruhande rw'umusore cyangwa rw'umukobwa watumiye ku muryango we, nabo bazatumira abandi, usange abantu barimo barakora budget ngo tente y'abantu 500 nabo muri dote 500 nanone bo muri reception. Ese muri uwo muco wacu wo gutumira cyane, ibyo ntibiri mu bintu bituma ubukwe bwacu buhenda cyane rwose? Nk'umubare w'abantu bashobora gutumirwa ushobora kudakonsoma bwa bukwe ikintu kinini ari abantu bangahe? Iki cyanjye bari abantu bajyanye n'ubuvuzi bwabo babe 50 100, ariko batifuze ko hazaza habo, bakareba yuko ahazaza ari ahantu hakomeye kuruta aho bari uyu munsi. Ni ukuvuga yuko uva mu bukwe, kwinjira mu bukwe uhita ubyara, ushobora kwinjira mu bukwe rimwe na rimwe ugura akazi, ushobora kujya muri honeymoon ihenze kubera yuko wasevinze mbere yuko ukora ubukwe, warebye impande zombi, ukaba wagenda ugashimisha umugore wawe kuko washimisha abantu benshi batazanagushimira, kuko ntabwo abantu batumiye ubukwe bazagushimira bose, bazamubata. Ni abantu bashobora kwakirwa nk'uko murabitubwira. Ese za nshuti bakorana n'ababana, nubwo mwitaye cyane kuri ba bandi bafitanye isano, ba bandi biganye kandi nabo n'ubundi basanga mu bwa bucuti, ese ba bandi mugiye kubazitira? Nakundi byagenda kuko n'ubutaha twese tuzirebaho tuvuge abo bana nibo bazirebaho zose, nta kintu zizunganira kinini cyane kuruta zagufasha hari icyo wifashije, zagufasha hari icyo zigusanganye, ariko kuvuga ngo urindiriye yuko ubushobozi buzava mu nshuti zawe kugira ngo ubashe kujyana umugore wawe kuri maternité byagorana. Bakubaza bati se nta bushobozi ufite mujyana umugore kwa muganga, kandi bya bindi babikonsomye umunsi w'ubukwe. Byaba byiza rero usevingiye ahazaza k'urugo rwawe kuruta usevingiraho aho. None ko ari abantu bakoresha invitation nka 200 300 ugatumira kandi bagatwerera, si ba bandi watumiye, ba bandi batwereriye ntibazaza mu bukwe? Ikibazo ni icyo ahubwo. None se ni kuki urindira ko abantu bagutwerera cyane? Si ukurindira ko abantu bagutwerera, ahubwo wabatumiye baranagutwerera. Ubwo bizasaba ko ugiye kujya mu mibare myinshi. Rero wavuze ko ubukwe buhenze bitewe nanone n'ibihe n'ibintu byarahenze. Utekereze uwo mwana w'umuhungu, reka tujye muri bishi. Utekereze wa mwana w'umuhungu wize akajya wa sevinga, gusevinga miliyoni biragoye kuri iki gihe, wabayeho wanasevinze kugera kuri miliyoni. Oye, nta kibazo, warize ugeze igihe cyo gukora akazi, ubayeho uranasevinze iyo miliyoni. Ntibirangiriye aho ngaho, iyo miliyoni igendeye muri decoration. Hari sare ya miliyoni, yego baguhuhiyemo, miliyoni 2 ziragiye. Ntitwavuze ya nka wavuze nziza yo guko wa mugore wawe ukunda, duvuga inka ya miliyoni nayo kandi kuri iki gihe si nziza. Byibuza miliyoni n'igice, miliyoni 2 niho uvuga ati ni inka nziza. Nawe iryo ni ishimwe ry'ababyeyi, si ikiguzi, ariko ni ishimwe ukavuga ati babyeyi y'inka igi bakamirwa. Bimaze kugera muri miliyoni 3 enye. Ese ubwo bushobozi wa muhungu na wa mukobwa cyangwa ba bantu bake cyane bo muri ya miryango byibuza barihagije kugira ngo bategure ubukwe burangire, cyangwa bakeneye n'andi maboko? Biba numva uko miyumva niba ari abo bana bahisemo gukora ubwo bukwe, niba urumva ababyeyi umwana ashobora gutumira, nanjye ndatumira nk'umubyeyi, aratumira abantu ndatumira abantu tubana mu muryango remezo, nawe aratumira abantu biganye bose, ariko ntabwo bikwiriye kubera yuko urugendo rugiye gutangira
uba uzarwikorana wenyine. Niba numva umwana akwiye gukora ibintu afite ubushobozi, kandi ababyeyi nabo bakareka gusa nk'aho bashaka gutsinda kuri ba bana babo. Niba ari inkwano akamubwira ati umwana wanjye arakobwa inka, niba ari iyo nka ya miliyoni nareba inka ipfa kuba ibyara, ntitujye ku bintu byo kugondoza abana. Ujye kuvuga ngo ni miliyoni, ibintu byose ntabwo bikorwa na miliyoni, ariko reka n'inka ya 500. Kuki se wajya ku nka ya miliyoni kugira ngo uvuge ushimishe soko? Kuko nuko byagenda kose ntabwo umukobwa wawe agasimburwa na yanga. Umukobwa azakomeza aho umukobwa, n'inka izakomeza ibe inka, nta kintu cyasimbura umwana wawe, kandi ikiguzi wamubonaho. None ubwo ubukwe bw'abana barezwe mu buryo butandukanye, ikindi ngiye ku ruhande rwanjye, ese ubundi abo bana bigishijwe ikintu cyitwa saving? Kuvuga ati wenda nimba ubonye amafaranga si ngombwa ngo uyasesagure icyo gihe uyaboneye, kugira ngo byibuza witeganyirije ejo hazaza. Bishobora kuva mu kazi, umugore ashobora kwita asama, akazi akakavaho, akarwara, wanakwirukanwa n'ibindi bitandukanye, wagira impamvu zituma akazi gahagarara wenda wiringiraga. Ese kuri iki gihe abana barigishwa bitewe n'uko naho ubuzima bugeze? Kera wasangaga abana bubakirwa bakanabakwera, ese ubu ngubu umwana akenshi arizizira, kubera ko ntekereza ko n'iminani batangaga ubu ngubu bisigaye mu mashuri, umwana nawe ajya gushaka yibiza icyuya. Ese byibuza hari izindi nama zirenze abo bana bahabwa? Kubera ko ibintu byose ari ukubira icyuya, rero ababyeyi bagafashije abana kugira ngo bazagire urugo rwiza, kuko ubona buri munsi impano niyo ihenze kuruta ibintu byose baba bakoze. Usanga ukuvuga ngo ubwo bukwe burabaye, iyo mpano barayizanye, wowe wishimye, ejo n'ejo bundi uzatangira ubone abana banyu batangiye kuvuga ati, umukobwa niba avuga ati ndashaka iki, yageze mu rugo yabaye umugore, ndashaka iki, umugabo avuga ati nta kintu mfite, ariko ntiyibuka yuko ibyo bintu byose byatakaye iwabo w'umukobwa muri bwa bukwe bwanyu bwose buhenze. Wenda no ku muhungu nabo batumiye abantu benshi, ariko abana ntibacibwe intege n'izo mwana, cyangwa ngo basenyerwe no kuba barakoze ubukwe buhenze. Bakwiye gukora ubukwe buri ubushobozi bwabo. Ni ukuvuga ngo ikindi bakaba mu buzima bwabo, apana kuba mu buzima bw'abandi barimo. None umwana bavuga ngo apfa mu iterura, ashobora gupfa mu iterura atararezwe, atarabonye ubwo burere. Ahuye n'umwana wabonye uburere, ese abo bantu hari imyumvire aba afite, kuvuga ati ngiye nzakora ubukwe bumeze gutya? Cyane cyane n'abakobwa bakavuga ati rero ngewe nkeneye ifoto nziza, bahamagara umufotogarafe azagufotore kuri miliyoni kuko yabonye runaka nawe bamufotoye. Ibiciro bya fotogarafe byawe ku rwego rumwe mu gihugu hose? Oya, navuze ese nyine ndi kukubwira wa mwana wigishijwe, ese ibyo bintu nyine birigishwa? Byakabaye byigishwa. Yego, byakabaye byigishwa, ukabwira umwana wawe yuko iminsi idasa. Uyu munsi ushobora kuba ari byiza, ashoboye gukora, kandi ejo wenda tuvuge nubwo nta muntu ubyifuriza umwana we, ejo aravunitse ntakibashije kugenda, ariko aramutse yarasevinze, nubwo yaba yicaye mu igare ashobora no gutuza akamwituye ahantu yaba yicaye. Ariko uko iminsi idasa, umwana akaba yigishwa gusevinga. uwo mwana yabyigishwa ryari? Yabyigishwa mu gihe cy'ubusore bwe. Ni ukuvuga ngo niba abonye umushahara wa mbere akawubyinira, uwa kabiri akawuguramo imodoka nziza, ntabwo uwo muntu yaba ari mu mibare myiza. Ariko umubwiye ati umushahara wa mbere uzafatemo kimwe cya kabiri sevingi, ikindi kiryoheremo, icyo gihe mpamya ko umwana yasabye igihe cyo gushaka, yamaze kumenya icyo ashaka. Ubwo rero ni bwa burere buruta ubuvuke. Ababyeyi bagomba kugira za nshingano kugira ngo wa mwana azagere
azagere kuri rwa rugero rwo gushaka hari bagaje afite. Ariko usanga abenshi nyine ibyo bazakora mu rugo byabo ubu ngubu nyine na ba nyirasenge ni bake, cyangwa nabo rimwe na rimwe babaye bize. Ikindi babikura muri za brand shower n'ahandi hatandukanye, ugasanga rimwe na rimwe bitandukanye n'ukuri kw'ibintu kw'ibihari. Ariko ubuzima wenda aba yarabayemo bwarigeje, kandi ubukwe urugo ni ubuzima nanone agiye kubamo nanone kingana n'icyo yari amaze iwabo, wenda kinakiruta ni ubuzima bwose agiye kubamo. Ariko icyo numva cyo numva umuntu yakagiye abwira umwana we akamurera amwereka ukuri kw'ibihari, kuko ibyo utamubwira n'abandi barabibwira, ibyo utamubwira yabisoma kuri interineti, umunsi ufite interineti, ibyo utamubwira azanakura ahandi. Ariko icyiza ni uko ababyeyi bagomba kugaruka ku muco bakarera abana babo bababwiza ukuri, kandi ibintu byose babereka n'imbogamizi bashobora guhura nazo igihe kizaza. Kuko uyu munsi ubuzima umuntu abamo buba bumushyira mu hazaza habo. Ni ukuvuga ngo niba umwana ari umwana mwiza uyu munsi, ni ukuvuga ngo azakura ari umwana mwiza, asaza ari umwana mwiza. Niba yaratangiye afite fondasiyo mbi, azabisaza nabi. Yego. Ubwo rero yaseviye ibiganiro, umuco umuntu agomba kubikura mu muryango. Ubwo tukagaruka kuri wa muco wa kera, ko kera kenshi wasangaga niba ufite umwana w'umuhungu uzarambagiza ahafite umukobwa, ariko nanone uzi imyitwarire y'ababyeyi babo, uburyo batangamo uburere, ari nabyo wagarutseho ati wenda ba mwana bagomba kumenyana. Ubwo nta nubwo biba byoroshye cyane, kuko usanga umwe wenda ari i Kigali undi ari i Londres, ugasanga rero bishobora kutatworohera. Ariko ajyanye wa muco mpamya yuko wavuye i Kigali akajya i Londres afite bagaje y'umubyeyi yamuhaye, nta ngaruka byamugira kubera ko ari kubafatira umwana. Yego. Tugana ku musozo, ababyeyi bamwe nk'uko wagiye ubigarukaho cyane, bafata abana nk'abana bagiye gucuruzwa, reka bivuge, ukabona amukosheje nk'ikiguzi, akavuga ati ngewe niba ndi umubyeyi, niba batagukoye aya ngaya ntuva. Ingaruka zibaho ni izihe? Habaho ingaruka zo kuba ashenya urugo rutarubaka, uko byose kose uwo mukobwa ntubuze gukunda uwahisemo. Mu by'ukuri yaranagiye n'ubwo gihagazeho fizikali cyangwa ukimufitaho, yamaze kurongorwa mu mutwe we. Ntabwo rero kuvuga ngo ahagaze aha, ushobora kwanga iyo mpano wahabwaga ugasanga noneho agendeye n'ubuntu, arijyanye. Ahubwo uwo wijyanye ashobora no kubaho neza kuruta wa wundi wakosheje ku ngufu, washyizeho ibiciro bihanitse. Yego. Ugasanga rero ababyeyi dukwiye kutagorana. Kutabagora kuko nguko niko kubakira abana. Tugana ku musozo, inshingano z'umubyeyi ku mwana zitangirira he zikarangirira he? Zitangira umwana agisamwe, umwana agashaka. Si nyamara yuko umubyeyi agomba kubura inshingano ku mwana we. Ni ukuvuga ngo njyewe ashobora kukwigisha uko wafata neza umugore wawe, ukamwumva, ukamwubaha. Ibyo bintu byatuma wagira ikibazo ukamubona uti mama mbigenze. Icyo gihe nakugira inama, ntabwo inshingano zaba zihagaze. Ushobora kutakugurira ipantaro nk'uko nabikoraga mbere, ushobora kutaguha ibiryo nk'uko nabiguhaga mbere, ariko nkaguha inama y'ukuntu witwara muri ubwo buzima bundi. Ubwo bivuga ngo umubyeyi ahora buri gihe afite inshingano ku mwana, kuko ntagiye ndumva yuko umuntu yakuze agomba gukura kuri nyina cyangwa kuri se. Umwana ahora ari umwana ku mubyeyi. Umubyeyi agomba kuba hari igihe cyo cyose kandi akaba ahari ku mwana. Inama utanga ni igihe, yaba ari ku bana benda kurushinga, yaba ari no ku babyeyi. Abana barambagizanye ariko bamenyeshe n'ababyeyi. Babamenyeshe iki? Babamenyeshe umushinga wabo. Muri uwo mushinga wabo ababyeyi nabo ntibawuha umugisha, ariko batabasahura. Birinde gusenyera abana babo batarubaka.
kuko umuntu ashobora kujyana inzika mu rugo akazayubakiraho ugasanga rero urugo rubikire no gusenyuka. Nakaza mbabwira rero kumvikana. Ikindi ngiye nkumva hagaruka ni undi nk'aya yagaruka mu muco wacu twongera tugakoresha bikareka kuba amafaranga. Umukobwa uko byasa kose kose n'umukobwa Jana ziba ijana kuko inka ntikiba mu buki. Inka ni inka ntabwo bavuga ni inka ni impamvu itaba nkeya n'uko bizabyara izororoka ikazororoka. Ubwo rero numva inka ikwiye kugaruka. Igitekerezo cyawe inka ikwiye kugaragara mu bukwe bwawe. Ikindi undi muco ubona wacitse wagakwiye kugaruka n'ubuhe? Umuco wo kwifuza ibihenze kandi twagaruka dukora n'ubukwe bw'amakeya mu kwemera. Niko byumva urambwiye ati ubukwe bw'amakeya burashoboka kugira ngo muzigamire ejo hazaza bitazatuma mutangira urugo ku busa. Nicyo bishatse kuvuga muri make, kugira ngo byibuza urugo ruba rufite base, aho ababyeyi se bacura abana kandi ababyeyi bari bafite inshingano zo kububakira. Abo ngabo babikora bisaba ko bakwiriye ubundi bakabaye babaha ariko bakarengaho bakabasahura bakabaremera bakabaye babaremera aho kugira ngo basahura bajye babatera inkunga aho kugira ngo bashinge urugo rukomeye aho kugira ngo babake inkwano ari bakabaye baheraho bubaka urugo rwiza kandi bafitanye n'urukundo. Kuko hari igihe ushobora gukosha umuntu amafaranga menshi ibintu bitari mu bushobozi bw'uwo musore mukwe wawe ugasanga umubereye umuzigo agiriye n'inzika umukobwa wawe namukunze ati cya data bukwe cya mabukwe yagenje gukena gutya. Byaba byiza rero tuba ababyeyi aho kuvuga b'abacuruzi. Turabashimiye cyane rero mwebwe mwese mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi, mukomeze kugira ibihe byiza mukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, mukora share. Comment zanyu ni ingenzi cyane kugira ngo tujye tubona ibyifuzo byanyu. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Ciao ciao.